bararyoshye bari mu makote nanjye ndaho ndasamye ndi gukwepana na nyiramazu. Ubuzima bwanjye ikintu nzi neza nzi kwitaho cyane gusa neza. urankumye cyane wallahi. None ubwo umwaka wutangiye gute JV? Nanutangiye neza urebye nta kibazo kabisa. Projet tuzikuraho nubwo zitarananiye ngo tuzerekane zo mu mwaka ariko tubirimo cyane kabisa. Okay. Ku bantu ba mbere bakubonye bwa mbere kuri Inze Toxi, ese JV ni muntu ki? JV ni ibintu byinshi pe, ni ibintu akubiyemo ibintu byinshi kabisa, ariko byose iyo urebye usanga ari entertainment of course, sibyo? JV yakuririmbira, kumva JV yakatinga filime nubwo atabizi cyane, kwatinga filime aragerageza, yagufatira amashusho meza. Ndakeka nibyo cyane abantu banzeho kabisa. Ushatse kutubwira kuri n'umuhanzi mu magambo make ku bantu batazi JV? Kandi umuhanzi uri n'umuhanzi. Uri kwiyo ndagerageza pe, ndi umuhanzi. Uragerageza ariko bizagiraza. Kubera ko hari indirimbo yawe numvishe irankoma bro, uri umuhanzi w'umuhanga nuko utari kubyemera. Ira ndirimbo yawe Landirodi bura kugira ngo uyihimba ari amagambo arimo. Bura Landirodi ntago yawe yaragusohoye. Man, yari true story. Yari true story, ni ibintu. Sinabyarabayeho. Ako nyine twabinyuza mu buryo nyine Kigalera nzimbanye uburyohe. Ubwo mbona meze mu bukode, abajama twakoranye ku isambu. Bararyoshye bari mu makote nanjye ndaho ndasamye ndi gukwepana na nyiramazu. Landirodi. Numva no banavuye no mu ntara man, tse y'umukobwa man, tse yo godreva mubwira ati ngewe reka njye gushaka icyo nzaza mite nkurongora. Bro. Sha. Nyine bikagorana kabisa. Yarebye ni true story ntago ari cyane ariko yari ni ntamwe ndabitaho amagambo bro. Bakunzi bacu mva bacumbitse ko Landirodi. Umva iyo ndirimbo ndayibakumbuje kubera ko irimo amagambo meza cyane. Ariko ntabwo rero yonyine by the way utaza kutwibana ufite indirimbo nyinshi ufite ajya bura n'izindi indirimbo nyinshi bangi indirimbo nyinshi ahubwo izo nabashije kumva ko zifitemo gakaritemo gake nabwo zitujuje karite cyane nkuko ngifuza. Indirimbo enye ariyo bita ni wowe, ariyo bita basi mataye nahereye mushakashaka. Kuna bakobwa nyine tubahiga mudukwepa bya danje, mukwepa kabisa ariko nyine aho mufatiye basi mataye nahereye mushakashaka nanjye ndarahiye sinzongera guta umwanya kwepa. Of course urumva twagiye dukora ibintu byinshi pe, indirimbo bitababaye y'abaje n'abahungu ubu babaye. Iyo ndirimbo wumve ko mu rugo tuyikunda man. Ni akarimbo k'urubyiruko, k'abajene kabisa bahunguka vibe. Gusa mbafite na brand new song yitwa Ex Woman. Ibisazi. Ex Woman. Yabizi kama niga gutamo for somehow. Bizera ko baguha happiness nge naguhaye. Namenye ko usigaye wiberiye za Dubai. Mine nundi nsije ko ndi mena ya mbere ibitizo. Nge nabandi cyane. Niyo baje gukora. Okay. Akore abahungu bawe n'ibibazo. Nihangane. Ntakunda ariko ni ati ntabirime ndi bukumbura kunyuza n'ubuzima bwanjye. Ni ati n'umukereya. Ariko mu buzima busanzwe bibaho ntabwo byaba kukubaho nyine bibaho. Ushobora kuba bitarakubaho ko ngiye bikambaho se cyangwa na kameramani wacu bikamubaho n'abakunzi bacu bikabaho. Abakameramani bari ko bigenda, abakameramani bo bibabaho ni bisanzwe ko bagize. So nukuri uburyo wambaye urimo uranyica mu bwonko. Nukuri katrangiza ikiganiro ubwonko bwawe bupfe nari ikiganiro cyarangiye. Ariko ikiganiro cyarangiye wambaye neza kumva ngo
ntabwo twahura usa gutyo umwanya nzambaye nanjye nambaye nk'abakecuru ariko yerega nubwo buriya mwebwe hari ibintu bora mujye mukora sinzi wenda ikintu ugenderaho bari ntabwo ari amaguru yanyu arenze pe ko ni kukuri nyine kumva ko wateretse n'umumini wapi hasi n'ayinka ngo tugusa ariko nyine tuba dushaka kubemeza kugira ngo nyine bigende bitese ko namwe mutarenza mutarenza iminota 30 rege yaje none se kubyerekana imyaka 200 iminota 30 byarangiye tuba twamaze kubona ko nta kintu kirimo yego tekereza mutahiye ibyo bigore ntabwo ari byiza ntabwo ari ibyo mutahiye guys ugasanga nk'umuhungu akubwiye ko agukunda akweretse buri kimwe ariko yamara kwirebera itako ryose mana we ariko hanini abahungu sinabarenganya mani niyo umuntu nyine bari batumwe mu Kinyarwanda kumva nyine sikumva bakavuga ngo ukozeyo ngagezayo siko yabivuga ariko nyine niba uri kutwereka gace kirigeza twerekana hose ndegara muri gongo kweza umuntu inyama kayikoza mu kanwa gahita yigarura ateyekenye amakosa gezayo hose muri make ushatse kuvuga oya ntabwo ari ibyo mvuze oya n'abakobwa mwe mujye mubereke hose muri kubyumva je baraburiye sibyo wikwerekana itako ryonyine erekana umubiri wawe wose niba uri umwana mwiza ufite itako ryiza ko umukobwa mwiza utwitsa gace bijeje hano mani nyine se kukiri kutunompesha kandi ibyo bintu bifite n'atari ibyayo mana oya bari ibyo sure ari byo wabibika rega nta muntu ujya gusebya ibintu bye buri mpamvu bishyiraho no kugira ngo ugire abandi bantu ugira gute bareke ibyo bintu numva ntabwo gubora ari ibyaha buriya se yewe ahubwo narinzi ko aba ari ibyo nk'urujya ari ibyanjye sibyo kubera ko ntabwo niyo wabinsaba ntabwo nabiguha ntabishatse ubinyuma ngo bigende bite kandi wari bikugize ngo mbibone amasitari ikosa nta kosa riri unatekereza ngo kuyimuna amata mu kanwa sibyo babivuga amata ku munwa sibyo babivuga ibaze nyine gufata ikivuguto cyo kugira ngo utigarura amata n'ayinka ntabwo ari ayawe shira birarura ariko mwisubiyeho ntabwo mukimana cyane buriya se njye ntabwo mba mbizi njye n'umwana wo mu gipangu uba wibereye mu rugo igipangu ubwo hari ababa babizi twamaze kubivumburana ntabwo bisaba amasaha 6 yego buriya ni nk'amasaha angahe ntabyo amasaha n'iminota urinyabya gato bibihita birangiye ayiwe kamana we ukamenya ngo dufashe umwanzuro abakobwa mwe mumureba JV bina ego ko mwana barabizi ko nitonda abanzi barabizi yego disi ariko nyine bari kuvugira abantu bari kuvugira ngo bagenzi banjye niba nyine mushaka kubereka ibintu utabibaha amakosa ushatse kuvuga yuko nimba wa muhungu umukobwa kweretse itako mubwira kwereke hose ikintu kiba kirenze arakamujya mushyiramo akahubwo murarebe nyine ngo ugoreke murwane ako tituvugisha kuri mana igonye urwanyeho gute kandi nyine wari wowe uri kungira ngo tugire ego sha ubwo kubijyanye nanjye ariko reka nkubwire sibyo buriya aba urebye ubu ngubu nyine uburyo mwino mitsi tumeze abahungu n'abakobwa ubanza gusaba undi imbere n'inde buriya oya mu muco ngo wacu umugabo nyine ari umugabo nta mugore umugore ko yamera kose niyo mugore yambwe meneje ntabwo yagiye amakugurije buriya nibibaho nyine uri umugore ko wagira amafaranga kose uri umugore kumva nyine umugabo kose bamugomba gutera intambwe ariko ni ndakeka akenshi mu birabura gusa abazungu barapropozanya muzungu umukobwa ntabwo yari fan aho twebwe mu muco nyarwanda cyangwa se mu muco w'abanyafurika ndakeka benshi umuhungu niwe utangura wamugana y'abarundi niwe ubanza ariko sinikose kuko nyine umugabo ari umugabo ariko baranaga ariko ntabwo ari kugusaba bari mu kwibutsa byakwibutse ko ibyo bintu ugomba kubikora bigomba kuba yego hari kuruba niraze Nyanza ugati niko bigenda nyine kandi no murara buri gihe murara Nyanza nawe kumva ubure ariko kwibutsa ati niba hari uko wiyumva nanjye mfite uko ndi kwiyumva bandike bari kuvuga ntabwo ari bangomba barira babahungu rero kwa muhungu wenda kwinginze uvuga ngo please man nta muhungu wakwiye kuvuga please ariko barabivuga waba kumbwira ko JV wacu atabivuga man bangora yewe baby please reka umuntu ndashyira muri comment wananyine oya umuntu JV yaba yaringinze akamubwira ijambo please ngumba barira aze muri comment abitubwiye please wambabariye man nyine baranengo yego se chapel ukuri shamwetse gutenga undi mwana ntabwo ari byiza niba uri umuhungu umusore w'Eminiya uziko ibyo bintu kuko bishoboye ngo hari n'abagize
ugasanga ngo ngome agasoza ataratangira ukumva ako ntuzi ko yamenye wa mungu mani nyine bivuga please ngomba barira mani ibintu byacu kabisabira imbabazi ndababara mani mbona birambabaza kabisa ababarire mu kiganiro ararakaye wambabariye kandi uzi ko twese tugiye kugira noneho dutangira mumva ni wowe nyiri ariko mana yanjye we ariko mana we ariko ntacyo dukomeza ikiganiro ntabwo Jaiva abaho dukomeza ikiganiro ntabwo aho kabisa ariko nyine mana sawa nabyiza ko mwiyaganiraho tugasaba n'imbabazi mu Kinyarwanda ariko niba ubona ko bishaka ko kumana tumatsa imbabazi cyane abo ngo twigirira mu bwonko boroshye tatubivamo nitamo bivamo nukaza kugarukamo nge nagiye uriya mani bazininde ngo kuri umwenge mujemo ngo buriya noneho mbego ko mana yawe umukobwa yagize aba yagize ubanza niyo ntibishoboka ibyo waba uri murimo byose ubwo bivamo cyazi bararenze mana bakobwa murarenze murarenze mwe abakobwa wite uva mutubwire muri comment nyine uburyo bigenda ese yo boyfriend wawe yaje kugusura cyangwa se iyo wagiye kumusura bako hari abahungu basura abakobwa hari abakobwa cyagunda abahungu simbazi ariko ngo babaho nose nk'ubu uramutse dukundana njye nawe ubi wanyu kandi ngiye mbageto ntabwo waza kunsura ngo bagete bamana rwo kumuteta njya muri sibigoye ntabwo bigoye ariko kuba geto hari abantu bavuga ati kuba geto ubwo ni indaya bakunda abahungu ariko mani biterwa n'akazi nose nk'ubu ngubu ni gute nzaba mfite akazi naha saa sita z'ijoro kujya gukomangira umusaza ngo nyingura saa sita z'ijoro yagukoma ndakurahiye ariko tusubira aho uvuye ahubwo kujya kuba geto ndumva nta kibazo kirimo ngo gusiba geto urabona twebwe nyakubwa baje nko kudusura nko muri geto wene nge ntabwo nyibamo bikumva ariko nk'abantu babasha kuyibamo urumva neza gutira urumva baburi iyo kusuye nk'umukobwa nawe ujya kuburira cyangwa rukundi kuntu urumva abungo ngo uhita uvuga ati nta ntebe ngira ubwo utari intebe mfite n'igitanda sibyo ubwo umukobwa yawe bimeze bite nk'umukobwa nyine nawe urumvikana ese abakobwa benshi ntabwo ariko bagira intebe mu nzu sibyo so ushobora nko kumbwira ndaje kugusura ugasanga ndikiryamiye ubwo ati nugera kuri gate uze inzu yanjye iyi ugasanga ndaryama ati se wawe utaza kwicara ku buriri tukaganirira ku buriri takoze birarenze ariko ntacyo bitwaye ntimukumve ko umukobwa wese uba geto aba ari uko yananiranye aba ari uko oya ntabwo ariko njye mbyumva ariko n'abantu dukurikirana ntakagiye ko mubyumva kubera ko ariko ari ikintu kirenze sinzi kimwe bita kunanirana ni igice ubundi kunanirana nyine ukuntu ugasanga kunanirana ni nko kuvuga ngo umukobwa kuba atakiba iwabo urakunda abahungu nta kaboko Gukunda wangu ni itegeko nisumba nina nabwo itegeko se itegeko rya ukunda ndese ndakunda uzakunda udakunda umukobwa nabyumvisha ubwo nyine udakunda umuhungu uzakunda rero muri kucyumva oya ariko se tuvuge ko nta bakobwa bakundana turiho dukundana turi benshi n'urukundo n'abantu benshi noneho tugira inshuti bro tandukanye ibintu ubwo kundana n'ababiri batatu ubwo bikagenda bite ubwo mubigenza gutya abakobwa se ariko abakobwa ntabwo nanone reka mbabwira akantu nagira umuntu njajinga n'iki nta mukobwa n'umwe ukunda umuhungu ni nkaho nta muhungu ariko nta makosa riga nibyo nta makosa kubera ko izi mpamvu se usibye njyewe umuntu umuhungu ufite amakosa rero niba ari ibyo nubwo naje nujya kwa makuza tuzadutangiye gusakuza yes uzaza kumfata ntabwo wabinkora izi mpamvu njye ntabwo ngeshe wanjye ndagufite umuntu uteganya kunkunda numva yakuba afite shin ntacyo bisobanuye uzaza umunde numva mani kubera ko hari ikintu kireze ntabwo bikizi ari cyo umuntu gukunda kugufasha ibindi bintu bitari biriya yego shaka nese kuki kuvuga ngo ngiye mu umuhungu kubera ko nyina bimfasha byose buri kimwe nyene cyose arakiye urabiza ko dukunda amafaranga nimba mubwiye nshaka amafaranga araya nubwiye nshaka ibi arabi buri kimwe cyose nshaka arakinkorera si urukumva ubwo ngubwo najya gukunda benshi kugira ngo nzubake inzu nzagura imodoka
ubwo ari kurira abandi bibaho man bibaho ukumva ndabaho shemana sheri wanjye zamene nimero ze pe uri kurira abandi oya mani ntabwo kusinzi impamvu kuki se wumva ko arimo aragirira abandi turakundanye kandi tuzabana ese bya bintu ukora nawe mujya mubikorana n'umuntu bikorana n'abandi gutemberana gukora ibiganiro ku muntu bikorana n'abandi bana mujya mubikorana oya ntabwo aba mu Rwanda nawe abashira bajya mu Rwanda bikana kabisa abadiaspora nyine bararushye nta kundi ariko ntabwo barusha ariko rata mujye mukomeza mwizera abakobwa n'umuzi kuba hanze wikundira umukobwa muba mu Rwanda mwizere ese ubundi arakara akantu uvuze hanze ndibuka ariko ubundi ku bakobwa kuba hanze bisobanuye iki kuba hanze abakobwa kuko nibo biri deep cyane kuruta abahungu nabo bibayo ariko kuba hanze bisobanuye iki abo ngenda nabikunda nyine wayi ngiye kubaza nanjye kuba mfite umushoro uba hanze nk'urugero sibyo ikintu mbikundira njyewe Anabella ntabwo nkunda gusohoka cyane sibyo ikindi ntabwo hari ukuntu kugira umukunzi ati baby ngwino nsure ngwino ndebe ibyo nabyo biba biri mu bintu mba ndi kwirinda so kuba sheri wanjye aba hanze ni wa muntu uzava job akampamagara tukaganira nk'isaha tugapanga ese umunsi wagenze gute n'iki ese umeze neza n'iki tugapanga n'ibizaza tukabipangira none se ko mu bintu bigize urukundo sibyo mu bigize urukundo harimo guhura birakomeza urukundo rwose kubura ko ntabwo ihagije kugira ngo urukundo rube urukundo nyine sibyo ese urumva ntacyo muri gomba buriya kuko urumva niba umuntu mudahuye nyine mutabonana sibyo noneho urahita naguze imico ye urugero niba umuntu urayimenya gusa by'akabiri ukanga n'ibyo akunda banza wumve noneho uri kubikwepa kumva ari kure yanjye nta kintu azansaba tuzahura kumva tuzahura cyagiye nawe numva nyine mana we kandi icyo gihe si kizagorana kuko hari abandi bantu mwahuye ukumva n'ibyiza biba mw'ibyo bintu ukumva nk'urutugu urugero wenda afite abandi bantu bahura urugero ntabwo shino wawe mubyagenze ngo ajye abona abandi bakobwa sibyo ariko wenda wowe tuvuge ko ntaho ujye none we azi ibyiza biri muri bino bintu byo guhura ariko we ntabwo bizi sibyo noneho buriya nibaza umuntu wa mbere wavumbuye sibyo kurongora yabibwiwe n'iki ntabyo nzi njyewe nyine bawereka ikibazo cyumvikana ni ikibazo nyine cy'ikinyarwanda sibyo ku mwana we nakubaho we oya ni si ikinyarwanda turi kuganiraho urugero sibyo uri isugi nanjye ndi imanzi sibyo twebwe dushingiye nk'umuntu tukabibona ibyo bintu bibaho tutabikoraho damu nawe baba bigenje gute ikibazo nawe ugiye kumbaza kandi kukubaza nyine kukubaza nyine urugero njye ntabwo ibintu ndahura nabyo sibyo sinzi ukuntu binasa nawe ubwawe ntabwo uzi ukuntu bisa nubwo urahura nabyo nawe twe turihuriye turahuye njyewe amena sheri wanjye imibiri yacu irihuza kuze cyane ubwo ko itarimo guhura muri ino minsi itari ariko no kuri telefone irahura wa umva uko urukundo dukundana rurenze no kuri fone irihuza mbabari izo video zibike kuri pe izo video zibike ko nanjye muzazibona kubera iki nubwimana izo video mukoresha ujye muzibike kuri pe ko abantu bazibona byawe babaje ariko ntabwo ari cyane tugafata video se video oya we ya man gusigaye twakwitwa gute we oya sha kabwe imibiri wajyacu uryi ushobora kuba yakururana nyine tukiyumva mukundi kuntu twebwe turi kuvugira kuri telefone ni kwa kuntu ushobora kuba turi kuganira ibiganiro by'uburyo dukumbiranye bwa bebe ndagukumbuye nanjye ndagukumbuye kiss me gute nyine mutabikoresha mukumbura ibintu mutakoze kubaza ibyo bintu izo kiss muri kumubwira sinzongeye mwahuye cyangwa mwana ahuraho kiss muri kuvuga ntabwo urazi muri izo kiss muri kumubwira nubwo ari kumubwira akabyibuka ari kwibuka izundi mukobwa nawe kibuze muhungu oya sha baby no banza wumve kuko nyine rega nkungu tugurije ntabwo wabwira umuntu nkumbuye ibi niba umutarabikoraho ko nyine niba mutarabikora niba mutagice umukorana wamukumbura gute se ibyo ni ikosa nikumva right icya kabiri sibyo wibuke ngo wowe nakubwiye ngo baby nkumbuye kunsoma sibyo nta musoma of course ntabwo ari kwibuka wowe kumubwira nibyo akagatekereza
wa mukobwa baheruka yego bakoze ibyo bintu Yesu kumva we kubera ko bwa mucucu wo kurugo ni njyewe duherukana n'ubundi njyewe ntabwo ndi mukuru ariko nubwo nta rugo mfite ariko ntabwo imyaka mfite ari mike